Mwemeye kugira uruhare mu kwagura imbaga y'abanyarwanda, cyane ko tubizi ko iteganya ko twese nk'abanyarwanda dukomoka mu muryango, yaba mwebwe abo muzabyara muragira ngo mwagure umuryango, bityo ni byiza ko muba mushaka ko namwe ubwanyu mugira uruhare. Hari umugeni mbona uzamura, ni twese dukomoka mu muryango. Niyo mpamvu nabwiraga aba bageni ngo ndabashimira ko bashatse kugira uruhare mu kwagura umuryango nyarwanda. Ibyo bujuje, icya mbere ni uko baba bafite imyaka ibemerera gushyingirwa, imyaka 21. Mu Rwanda imyaka y'ubukure twemera kugira ibyo dukora ni imyaka 18, ariko noneho byagera ku gushyingirwa itegeko rigateganya ko abashyingiranwa bagomba kuba bafite imyaka nibura 21 cyangwa se munsi yayo, ariko bamaze kubyemererwa n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Dushingiye ku byo rero mwaduhaye, ku byemezo mwaduhaye, twasanze iyo myaka abageni maze gusoma ahangaha, iyo myaka bose bayifite, kereka yaba ari uwaherekeje umuryango akavuga ngo ariko njye ndabizi ko ari umwana, ko iyo myaka atayigejeje, ariko iyo ayujuje itegeko rimwemera gushyingiranwa. Icya kabiri itegeko riteganya ni uko uwo muntu aba byaturutse mu bushake bwe, ari we wabyishakiye, hatari undi wabimugeneye. Abageni bacu ni mwe mwabyishakiye, ambaza abasore ni mwe mwabyishakiye, nibyo ko mubivuga n'ubwoba nkaho ubanza hari abo banyuze, ntacyo n'uwo bahaye pase turamwenyura kuba yarayihisemo akayemera. Itegeko riteganya ko abashyingiranwa biba byaturutse mu bushake bwabo, atari undi wabibahatiye, ahubwo ari icyemezo cyabo. Nubwo yakurangira akaguha pase akakurangira akagira gute, ariko icyemezo niwe ukifatira. Abakobwa ni mwe mwabyigeneye, tubyemere. Ntawe babwiye ngo nudashyingirwa kwa runaka isoko ntabwo rizarema. Mwese mwabyihitiyemo. Aba ari ubushake bwanyu, ntabwo ari icyemezo cy'undi muntu ushobora kugufatira icyemezo ngo ushyingirwe. Ikindi, hari itegeko riteganya abantu batagomba gushyingira. Abantu bashyingiranwa bagomba kuba badafitanye isano iziguye, bahuriye hafi. Itegeko rigateganya ko byibuze abagomba gushyingiranwa bari hafi mu bisekuru, mu bubyare no mu buvuke, bagomba kuba byibuze bahurira ku gisekuru cya 7. Murabizi ibisekuru byanyu? Tugiye kubasaba buri umwe wese aravuga ibisekuru byo kugira ngo tumenye ko mutasezeranye. Ababyeyi barabibabwiye, ababyeyi mwarabibabwiye, twizere ko mutanyoye inzoga ibujanijwe, kubera ko abantu bari kugenda batandukira indangagaciro z'umuco nyarwanda. Niyo mpamvu tugomba kubimenya kugira ngo tugire. Ariko nanone ntabwo umuntu yemerewe gushyingiranwa n'umukazana we, sibyo?
ntabwo mubizi se ko hari abakazanura ntabwo baba bemerewe gushyingirana. Abandi batemerewe gushyingirana itegeko ribuza tudashobora gushyingira ni umuntu wafashe umwana akemera kumubera umubyeyi, yamara gukura akabona ari agakumi keza cyangwa se ari agasore keza, ati nta wundi mugeni nabona utari uyu nguyu, itegeko ntabwo ribyemera. Gushyingira umwana wakiri ukamugira umubyeyi ubw'ubushake, atari uko wamubyaye ahubwo ari uko wamureze. Ariko nanone itegeko rigateganya ko niba warakira umwana ukamugira umwana wawe uri umubyeyi we, aba umwana wawe n'uwo nguwo ntabwo nabo bemerewe gushyingirwa. Nabo baba bavukana kuko uba wamugize umwana wawe. Hari abantu rero bahigimye ubanza bateganyaga gushyingira abana. Itegeko nizere ko rirabibabuza. Nanone abana bagizwe ko nabo bana uba warababereye umubyeyi, ntabwo waba umubyeyi ku ruhande rumwe hano ngo wongere uze kuba umubyeyi, ariko ntabwo ari iki tegeko rireba, ahubwo ni uko baba barabaye abana b'umubyeyi umwe. Ibi n'ibindi itegeko rishobora kubona ko bifite ishingiro rishobora kwanga gushyingirana. Ushobora uyu munsi kugira gushyingirwa, wamara gushyingirwa ukagira ibyago ugatandukana. Ni ibyago kuko ntabwo ari ibyo muba mwahisemo, ugatandukana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe. Igihe isezerano rya mbere ritarateshwa agaciro, nanone ntabwo wemerewe kongera gushyingirwa, sibyo? Iyo ubikoze byitwa ko ari ubushoreke, kandi ubushoreke ni icyaha gihanwa n'amategeko, murabizi. Rero ndagira ngo nsabe abashyingiranwa cyangwa abateganya gushyingirana mutekereze ko ibi ngibi itegeko riteganya mugomba kubyirinda. Ibi itegeko hari igihe rishobora kubona n'ibindi bitari biteganijwe, ariko bikabona ko bikwiriye. Itegeko rishobora kwemeza ko mutashyingirana bishingiye ku mpamvu zagaragajwe. Abashyingiranwa rero hari ikintu baba biyemeje, n'impamvu nyinshi ingo zisenyuka nicyo baba bateshutseho. Ubundi uyu munsi muzi ko mwafashe inshingano, murabizi ko mwafashe inshingano. Gushyingiranwa ni inshingano, kandi inshingano zifite ibyo ziteganya, ku buryo iyo birenzeho hari icyo ushobora gutakaza muri rwa rushako rwawe cyangwa muri kwa gushyingiranwa kwawe. Gushyingirwa niba ari inshingano rero umuntu aba akwiye kuyubahiriza. Inshingano ibaho kugira ngo umuntu agenze gute ayubahirize. Mwiteguye kubahiriza inshingano? Ndagira ngo mbanze mvuge iki ngiki kugira ngo abashaka kubivamo tutarakomeza babivemo vuba, sibyo? Cyane cyane kirareba abagabo, ubwo muze kumusubiza. Kandi dukunda kwakira imanza hano z'abagabo bateshutse ku gutanga ibitunga urugo, ku kwita ku rugo rwabo, ariko ntabwo turakira umugabo uje kurega umugore yuko yanze gutanga ibitunga urugo cyangwa yanze kubyitaho. Bivuze ko iki kintu gishobora kuba kiri ku bagabo gusa. Abagabo bagenzi banjye, muraho neza? Mwiteguye kwakira inshingano yo gufata urugo mu maboko kimwe n'abagore banyu? Abagore bo twabonye ko barufata kuko batarayigwa. Mwebwe hari imanza muzi bakunda kubaregamo, abagabo se bakunda kuregwa? Abagore buriya nuko mubahiriza inshingano, yego? Cyangwa nuko mwabifashe nk'ibisanzwe ko umugabo ariwe ugomba gutunga? Ndagira ngo mbabwire rero, murasabwa kwakira iyi nshingano no kuyiha agaciro, ntabwo aba ari imikino. Impamvu mbivuga ntaragera kure cyane, mwumvise raporo y'urukiko rw'ikirenga mu mwaka wa 2023-24 ku bijyanye n'imiryango itandukana, uburyo imiryango yasabye za gatanya, imiryango 2980 mu mwaka umwe gusa yasabye gutandukana.
imyinshi muri iyo raporo ikagaragaza ko byibuze abashyingiranwe mu gihe cy'imyaka 5 abantu bamaranye imyaka 5 nibo babaye benshi mu gusaba gatanya. Muribaza icyo kintu, niyo mpamvu rero mbere yuko mbashyingira banza kubasaba niba koko ari inshingano mwafashe mubizi neza uburemere ifite. Ntabwo ari imikino. Hari abashyingiranwa kubera ko babonye ati mukuru wanjye amaze gushyingirwa bityo ukurikiraho ni njyewe, agafata icyemezo kubera ko adashaka kuzikira abari inyuma. Hari ushyingirwa kubera ko yafashe uwo mwanzuro kubera ko hari kuri mugenzi wawe mwashyingirana nk'uko amategeko abiteganya. Kumwitaho, ufite inshingano zo kwita kuri buri umwe wese, ariko byagera ko mwashyingiranywe hakabamo akarusho. Yego, nagira ngo nibarize Emmanuel, twizere ni ryari uzagera igihe ukumva keya zawe cyangwa se mubana umugabo akaza akavuga ati rwose ndabizi ni inshingano zanjye gutanga urugo n'amafaranga umugore uhembwa nushaka uzajya uyashyira mu misatsi, uyajyane muri kitchen party, uyajyane ibindi bakunda kubabwira ni ibi ngo ni baby shower n'ibindi. Abagore rero kababwira barabashuka, abagabo ntibakabashuke mu mafaranga mwashoye mu bintu biragira. Akenshi iyo wemeye iyo nama, iyo bigeze aho mutavuga rumwe akubwira ko ya mafaranga n'ubundi wayapfusha gusa ntacyo wakoze muki. Amafaranga y'umugore nayo kubaka urugo birayabereye cyane. Ntabwo ari ikidasanzwe ko umugore yubaka inzu, ntabwo ari ikidasanzwe ko umugore agura ikibanza, agura ishyamba, agura ihene, agura intama, agura inka n'ibindi, sibyo? Hari aho mwari mwabona etaje yasaba ashingiye ku bushobozi bw'uwabisaba, n'ubitanga akabitanga ashingiye ku busabe bw'iki bw'ubimusaba, sibyo? Ushobora kumva tuvuye hano twava aha ngaha Byiringiro James yamenye ko umugore afite inshingano zo gutanga ibitunga urugo, agahita avuga ati rero Anne ufite inshingano yo kuma nzajya ndya igikombe cya mayoneze buri munsi. Mufite inshingano zo kwita ku bazabakomokaho cyangwa se ku babakomokaho. Abakiri abajene batarashaka, murashatse kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mwunguke umuryango wunguke, mubyare hungu na kobwa. Ntabwo aba bana bazitabwaho na so wanyu cyangwa nyogosenge cyangwa nyoko wanyu ufite ubushobozi. Bari kurumva mufite shangazi, niwe wandeze n'ubundi nimbyara nubwo ntaba mfite amafaranga, niwe uzagenda ntazambika akana kanjye. Ni byiza aramutse abikoze, ariko atabikoze ufite inshingano zo kugeza gute, yabikora atabikora ni inshingano zawe kwita kuba wagukomotseho. Cyambere ugomba kumwitaho biri mu burenganzira bwe, kuzuza iby'itegeko riteganya nk'uburenganzira bw'umwana. Cyambere ni ugukunda, sibyo? Hari abagabo bashyingirwa babyara bakaba inyamaswa ngo umwana ngo abana n'ab'abagore, agatangira kujya amufata y'intuzi umwana akamusuhuza ari nko kuremba intoki, kamukoraho by'uko umwana aje amusanganira, ariko akamubwira ati hoshi genda kwa oya. Afite uburenganzira bwo gukundwa, ni uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko. Umugabo cyangwa umugore afite inshingano zo gukunda umwana yabyaye. Mufite inshingano zo kumwandikisha mu bitabo by'irangamimerere. Mwari mubizi ko ari itegeko, umwana uvutse wese agomba kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Leta ikora ibyo ishoboye, igashyiraho ibikorwa remezo bizafasha kugira ngo umwana wese aho avukiye yandikwe. Niyo mpamvu uyu munsi umwana iyo avukiye kwa muganga asangayo umwanditsi w'irangamimerere akamwandika. Uvukiye mu rugo, executive w'akagari itegeko rigateganya ko yemerewe kwandika uwo mwana. Mufite inshingano zo kwandikisha mu bitabo by'irangamimerere rero abana bavutse, kandi itegeko rigateganya ko agomba kwandikwa mu gihe kitarenze iminsi 30 avutse. Itegeko ryateganyaga iminsi 15, ariko abantu bakavuga bati urumva mu minsi 15 muri ku kintu, bityo itegeko rirazamura rigeza ku minsi 30.
umwana wavutse rero musabwa kumwandikisha mu gihe kitarenze iminsi 30. Mufite inshingano zo kubaha ubuvuzi. Umwana akwiye kuvuzwa igihe abikeneye. Umwana akwiye kwigishwa igihe hari igihe umwana adakeneye kwigishwa, ntabwo bibaho. Buri gihe cyose umwana niba yavutse akeneye kumenya ubundi bumenyi bwisumura ubwo afite. Niyo mpamvu leta yubaka amashuri, niyo mpamvu abikorera bubaka amashuri, niyo mpamvu aho wajya aho ari hose uhasanga ibikorwa remezo bikenewe kugira ngo wa mubyeyi ukeneye gutanga kuzuza ya nshingano zo guha umwana uburezi ayibone hafi. Ahangaha rero leta yashizeho ibikorwa byiza, sibyo? Ubushobozi narangiza umubyeyi wawe ajye gutonda ku murongo w'abakeneye VUP. VUP murayizi? Murayizi? Niba muyizi rero ntabwo umubyeyi w'imvi z'uruyenzi wakureze ugakura akwiriye kuba ajya gutonda kuri VUP. Leta ni byiza ifasha imiryango itishoboye, ariko si byiza ko uba wishoboye nurangiza ngo ugire. Umukobwa nawe atari kurumva umutungo w'urugo rwacu uri kujyana kwa so na nyoko muri barumuna bawe, ntabwo ari byo. Iyi nshingano ntabwo gusesa amasezerano y'ishyingirwa. Murabizi ko ari amasezerano y'ishyingirwa? Nta masezerano, ni kontaro. Ubu ni kontaro musinyi, sibyo? Hari ibyo rero ushobora gukora mu rugo rwawe ugatuma urugo rwanyu rusenyuka. Icya mbere ni uko ushobora gusambana, ubusambanyi hagati y'umugabo cyangwa hagati y'umugabo n'umugore uri mugabo. Niyo mpamvu rero usabwa kwirinda. Iyo uhamijwe iki cyaha n'urukiko, umugenzi wawe ashobora kubishingiraho agasaba ko mugenza gute mutandukana, musesa amasezerano y'ishyingirwa. Ni byiza ko rero mumenya ko atari iby'urugo, atari iby'umugabo, atari iby'umugore ufite umugabo cyangwa umugabo ufite umugore bashyingiranywe kujya gusamba. Ariko tubyita ngo iki? Tubyita ngo iki mu Kinyarwanda twabatije kiriya kintu? Ni irihe? Gucana inyuma. Mubivuge cyane, si byose tubyita hanze hariya. Guca inyuma umugabo wawe n'icyaha? Guca inyuma umugore wawe n'icyaha? Ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha rwose. Okay. Reka dufate umugeni umwe wicaye hano imbere akureho intebe azenguruka ace hari inyuma. Araba akoze icyaha? Mumbwira, araba akoze icyaha? Hari icyaha kirimo ko umugeni witwa Orupa afashe agakuraho intebe akanyura hariya, akoze icyaha? Ndagira ngo mbabwire rero, abantu kugira ngo bagabanye uburemere bw'iki cyaha cy'ubusambanyi barishakiye akazina gatoya, baragitetesha. Ati urumva ni ibisanzwe ko umugabo aca inyuma, ariko uvuze ubusambanyi hari ubundi buremere bigenza gute? Reka rero tubyite ubusambanyi. Niba wagiye gusambana uwundi mugore cyangwa ku wundi mugabo, icyaha wakoze ni ubusambanyi. Guca inyuma uwo mwashakanye uzengurutse uburiri ugaca hariya ntabwo ari icyaha. Uzengurutse intebe ntabwo ari icyaha, kandi uba uciye inyuma koko. Rero iri yoroshyamvugo riratuma n'iki cyaha cyiyongera cyane. Nagira ngo mbasabe rero mujye mubivuga mu mazina yanyu, ni ubusambanyi, si byo abageni? Muzirinde imvugo y'abantu babaherekeje bari kuvuga ngo ni uguca inyuma. Nimubifata mu buremere bw'iryo jambo ko ari ubusambanyi, muzabyirinda, si byo? Iki ngiki rero umugabo cyangwa umugore ugihamijwe, mugenzi we afite uburenganzira bwo kubishingiraho akagenza gute? Agasaba ko mutandukana nk'umugabo n'umugore. Icya kabiri ni ukumuhoza ku nkeke.
guhoza umuntu ku nkeke. Uyu munsi tugiye gushyingira couple 15, sibyo? Uko biri kose nimuzajya mureba udufoto twanyu, uko ba kameramani basigaye babikora ku buryo badashiramo abandi, ariko reka turebe ko bafashe ifoto ya rusange ukajya ureba muri alubumu yawe ukabona abo mwashyingiriwe rimwe, ukabona uwo mwashyingiriwe rimwe yujuje etaje. Yego, wabona yujuje etaje umugore wenda cyangwa se umugabo akabwira mugenzi wawe ariko ubundi umaze iki? Abo twashyingiriwe rimwe ntubona ko bujuje etaje, ntubona ko bafite ibibanza bingahe, ntubona ukamuhoza ku nkeke muri ibyo ngibyo. Ariko mushobora no gushyingiranwa umwaka wa mbere ugashira mutarabona urubyaro, umwaka wa kabiri ugashira ugatangira guhoza mugenzi wawe kuki ku nkeke ngo nta rubyaro. Icyo ni icyaha. Iyo bihamijwe no guheza ibi n'ibindi, ni ingero ntanze, ariko ibi n'ibindi itegeko rishobora kubona ko ari icyaha cyo guhoza ku nkeke, nabyo iyo bihamijwe mugenzi wawe ashobora gusaba ko mutandukana nk'umugabo n'umugore mugasesa nta masezerano y'ishyingiranwa. Ikindi ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu muco nyarwanda kenshi dukunda kuvuga ko umugore ari umunyembaraga nkeya, sibyo? Bashyingiranywe niko bigomba kuba. No muri musitikeri ntimuzayibagirwe mutazarwara malariya, sibyo? Mugomba kumenya niba mubana rero itegeko rikaba riteganya ko ari uburyo mugomba kubanamo. Iyo ugiye ukava mu rugo mugenzi wawe atabizi, ukagenda ukamara igihe cy'amezi angahe utaba mu rugo, wararutaye mugenzi wawe atazi impamvu, byitwa ko wataye urugo. Icyo gihe itegeko riteganya ko uhita ugenza gute? Abishingiraho agasaba ko mutandukana n'umugabo n'umugore. Abagabo rero cyangwa abagore muzirinde guta urugo. Ntabwo byitwa guta urugo ryari rero igihe ugiye ukamara amezi 12, reka mvuge gutyo, ariko impamvu yawe izwi. Impamvu igenje gute? Impamvu yawe izwi. Wagiye guhahira urugo, uragiye ugiye kwiga, uragiye igihugu kiragutumye ugiye mu nshingano z'akazi, ntabwo byitwa ko wataye urugo. Ejo tutaza kubona uza hano akavuga ati ariko urabizi gitifu cyangwa mwanditsi w'irangamimerere waratubwiye ngo umugabo cyangwa umugore nagenda akarangiza igihe kingana gutya. Oya, nambeshye. None se nta witwa ka Angel muri telefone ubwo tuzajya tugiyemo, nta wise umugore we cyangwa sheri we Angel? Mbese yakugize marayika? Buriya tuzina bita ka Angel, Akanyange, ariko umusheri bise Angel na Akanyange nini? Aba bagabo banyu ko banza batazi gutetesha. Abagabo no mwise ka Angel kwe narakaye ishyingirwa ryanyu ko mutaryishimiye. Abashyingiranwa rero ntabwo ari ba marayika. Birashoboka ko mushobora kubana mukagira ibyo mutumvikanaho, ntabwo byose ariko bikemurwa n'abandi. Turumvikana? Ntabwo ariko bikemurwa n'abandi, ahubwo mu muryango muyicara mugakemura ibibazo byanyu. Kuko umuntu ashobora kugwa mu ikosa, ashobora kugwa mu cyaha, ni inshingano zanyu kwicara mukumvikana mukareba uburyo mukosora iki kintu. Reka nibarize hagati y'abagabo n'abagore abakunda kugona, murabizi? Murabizi? Gufurura hagati y'abagabo cyangwa abagore ninde ukunda gufurura? Ni abagabo. Abagabo mubyemere nabi. None kambabazi nimushyingiranwa mukagera mu rugo niko mwabadamu mugasanga umugabo arafura, ugasanga aragona arakuza gusinzira. Uwo munsi kubera ko twabonye ko muregera mu mudugudu, muregera na mutwara n'abandi, muzajya guhamagara mutwara sibo cyangwa mudugudu ati ngwino umfatire ku mazuru nsinzira. Uburyo bune. Uburyo bune rero umugeni cyangwa se abashyingiranwa bafite uburenganzira bwo guhitamo bumwe muri ubwo ngubwo. Ari ivangamutungo rusange, ari ivangamutungo muhahano,
hakaba n'ivanguramutungo risesuye, ariko hakabamo n'uburyo bwa kane bw'amasezerano yihariye abashyingiranywe bo ubwabo bakoze babishaka. Abashyingiranwa rero bahitamo bumwe muri ubu buryo. Icyo bikora ku buryo navuga bwa kane itegeko riteganya bw'amasezerano yihariye abashyingiranwa bashobora kumvikanaho atakuri buriya buryo bundi bungahe butatu. Ubwa mbere twavuze ko ari ivangamutungo rusange. Aha naho abashyingiranywe bemeranya ko umutungo yari afite mbere na nyuma y'uko ashyingiwe mugenzi we bashyingiranywe azayigiraho uburenganzira n'inshingano bingana n'ibye. Imitungo wari ufite ukiri ingaragu cyangwa se mbere y'uko ushyingiranwa byemewe n'amategeko uzayisangira ku buryo bungana na mugenzi wawe mwashyingiranywe nubwo atagize uruhare mu kwica. Ndavuga ku mugabo cyangwa umugore. Itegeko rigateganya ko musangira ibifatika n'ibidafatika. Ibifatika ni ibihe? Ni ya nzu ufite, ni cya kibanza ufite, ni ya mafaranga ari kuri konti, ni ya mpano ababyeyi baguhaye, buri kimwe cyose cyitwa ko ari umutungo wawe abifiteho uburenganzira bungana n'ubwawe, yaba umugabo cyangwa se umugore. Ariko musangira n'ibidafatika. Ashobora kuba yaraguze ya nzu binyuze ku nguzanyo yafashe muri credit. Inguzanyo wayifataho gutya igafatika. Itegeko riteganya ko niba mwasangiye wa mutungo yaguze muri ya credit, na ya credit ufite inshingano nawe zo kuyishyura. Ndetse umuntu yakubaza umwenda yawukwishyuza nk'uwishyuza uwo mwashyingiranywe yemewe. Uburyo bwa rusange bamara kugira yabona afite amadeni menshi atari kurabizi, aya madeni ntabwo twayumvikanyeho, ntabwo nyazi. Iyo wasinye yuko mwavanze umutungo ku buryo no gusa ku mutungo baciye kuva ku munsi wo gushyingirana, murasinye uyu munsi nk'abashyingiranwe yemewe n'amategeko ku bw'amasezerano y'ivangamutungo mu hantu. Namara gusinya ejo ukagura inzu, iyo nzu mbere y'uko mushyingiranwa ntabwo iri mu mitungo musangiye, ayigengaho. Aha ngaha rero itegeko rikajya inama ko byaba byiza ubanje kubaruza imitungo wari ufite wishyingirwa. Amasezerano y'ishyingirwa rero ashingiye ku masezerano y'ivanguramutungo, imitungo uzaca uri kumwe n'umugore cyangwa n'umugabo, iyo mitungo ukaba uyigengaho ari iyawe, uyikoresha ibyo uyikenuza uko ushaka. Iyo ngiyo aba ari iyawe, mugenzi wawe mugahurira ku mitungo. Niba mwemeranije ko uzashaka ibitunga urugo mu gihe cy'umwaka na mugenzi wawe akaba ari uko nguko, uko nyine niko bizagenda. Niba mwemeranije ko ushaka ibitunga urugo mu kwezi kumwe, mugenzi wawe nawe akazabishaka mu kundi, nawe niba mwemeranije ko urugo rwanyu ruzatungwa na miliyoni ku kwezi, azajya atanga ya miliyoni ku kwezi, nawe ukundi kwezi uyitangiye. Niba ari ukundi uko mwabyemeranije. Ibijyanye n'imitungo buri umwe wese ayigengaho. Hari igihe rero tubabwira ngo umuntu ayigengaho, akagenda umugabo cyangwa umugore akarara mu kabari ati none si umugore ko nta jambo afiteho, cyangwa umugabo nta jambo afiteho, ndayitanga uko nshaka, ndayiho nshaka, ndayinywera uko nshaka, icyo nshaka. Nagira ngo mbabwire ko itegeko ngo ibi birareba yaba abagabo bashyingiranwe n'abagore babo cyangwa namwe muri gushyingirwa umunsi. Itegeko riteganya yuko igihe ko urabizi kugira ngo yitwe umukwe mwiza nuko azajya mu bandi bagabo akangurira agacupa. Kugira ngo yitwe umukwe mwiza nuko ari bugure kositimu nziza cyangwa gukanda akanyenyeri. Urakoze cyane. Oya, ntabwo ariyo sura y'umukwe mwiza cyangwa y'umukazana. Icyangombwa ni uko ari umwana wawe
Fatame sabukana. Muito tempo, Tengo muy gusto. kugira ngo bahe umugisha aho bakuye ubakubire kandi bagenda amahoro nibagera mu rugo amahoro natwe turashima izina ryawe natwe usigarane natwe kandi ukomeze kuturinda mu mpande zose kumira ikibi n'igisa nacyo ineza ikomeze kuganza maze izina ryawe rishimwe umubyeyi wacu Bikira Mariya turakwinginze kuko mu bukwe bw'Ikana wagezemo ukareba icyari gikwiriye turagusabye kugira ngo natwe iyi mihango itangiye y'urukundo udusabire igikwiriye abana bacu bakomeze kugubwa neza ubarinde ikibi n'igisa nacyo ubarinde icyatwitambika mu rukundo rwabo maze neza ikomeze kuganza ndakuramutsa Mariya uhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urabidusabira tw'abanyabyaha kuko n'igihe tuzapfira ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ubaha n'ubu n'iteka ryose mwamikazi w'urugendo udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nihasingizwe Yesu Kristo uri hagati yacu amina muhora Kristo abane nawe turagushimye Nyagasani Yesu kuko uri umwami w'ubuzima bwacu turagushimye kuko urukundo dukunda izina ryawe rihabwe izo n'icyubahiro tugushimiye ibirori by'abana bitangiye turagusabye kugira ngo utangirane natwe kandi uzasuzanye natwe izina ryawe rihabwe izo n'icyubahiro turakwinginze kugira ngo ube mu ruhande rw'abashyitsi batugendereye kandi ube mu ruhande rw'ababyeyi bo ku mpande zombi kandi turakwinginze uri inshuti idahinduka uri inshuti idahemuka uri inshuti idakangwa na biracitse uri inshuti ihuza imiryango izina ryawe nirihabwe ikuzo n'icyubahiro mubyeyi wacu Bikira Mariya turagutumiye kugira ngo uzubane natwe kandi tugutura amafunguro turafatira ahangaha tugutura ibiganiro turagirana n'abavandimwe kugira ngo uduturire umwana wawe maze bigire bisukuye maze isengesho ryacu rikugera rihumura neza kandi bidutera imbaraga zo kurushaho kugushima no kugukorera ndetse turushaho kugubwa neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Bikira Mariya Nyirimpuhwe wibuke ko nawe ugeze kumva ko inyuma waje kuvuye aragutakambira ngo umurenge musabire nicyo gituma mwizera ndakugana nkuganyira ariko ndi umunyabyaha umubyeyi w'umukiza n'uburenganzira ibyo mubwira ubyumva ubyiteho ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina nta wica icyaka ngo wakishe barajyanye icyaka n'umugabo ngo ni mahwimahane ngo ni nk'umugore n'igikona abagore ngo muraza kutubwira ubwo banabyumvise badufashe badutirikira icyaka hanyuma na bya biganiro bize gukomeza ubwo mu gihe gikwiriye kwakira abashyitsi muri uru rugo rero icyaka mwakidusirikiye tukaba
wa muntu wagiye gutera imfizi yagerayo bamuzimanira bamuha amazimano akumva araryoshye akarya agahaga akibera aho ngaho uje nyuma akayimutanga akaba ariwe yijyana. Twaje aha ngaha rero njye n'iri sibo ndi kumwe naryo tuje hano tuje kubasaba irembo tuje kubasaba ni irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. yeme ko nta mpamvu irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni niryo tuje kubasaba aha ngaha. abari kuryisabira ntabwo ari njye wisabira, ahubwo hari umusore wantumye witwa Bonane Emmanuel, tuze tumusabira irembo hano. Bensa rero cyengejeje aha ngaha ni ukugusaba irembo kugira ngo dukomeze dutsindagire bwa bumwe, dutsindagire rwa rukundo, asigaye amata akazabyara amavuta. Murakoze cyane. Fesiya ndakumva Bensa Fitari nakubye ko ndi gusabira Bonane. amadufa rero abakobwa ni benshi ntabwo namenya ubari awamenye uwo ari nibo rijyanye ariko uramuzi cyangwa usura kukomera irembo gusa. iyi cyambe ni ukutwemerera irembo, naho uwo dusaba turamuzi. abanze mbaze rero hano biyita Karamedawe dusaba abakobwa naheruka twigira irembo ry'abashumba tukagira n'iryo baciyemo bazi iryo twaribahaye batanabidusabye gusa ibyo ndabizi. kugira ngo menye niba irembo wenda nshobora kuryemererwa, burya ndacyafite impungenge kubwo iyi nzoga ni iy'umubyeyi nkawe, ariko umuhereza yampereza n'indi aho ngaho. burya iyo ndyo ni iyawe, ariko hari n'umubyeyi abagabo bamenya ko mu gikoni byagenze neza, bamenye ko tugomba kurya. burya ni uwo mubyeyi nawe reka tumuture. isaba byaje urabona baje neza urumvire ngo twari bamwe